ngo nuko nakenye mukundana ngo nuko tuzanga imbere oya genda bayo mukunda Ejo ndimuka kukubona hari inyuma muri video uri gucata n'abandi bahungu ya irisheri wawe hehe se kandi muri video uri ani best friend wanjye uri best one okay Sema umupira kuko mwana hagiye mwana w'igikoni ariko se umva wowe nyohereza agafoto kawe basi niba wumva agafoto kawe ntari mpa agafoto kawe numara kuma agafoto kawe ndibuze kureba ukusa ndahinge ndahita nkukubita amafoto yanjye kuri WhatsApp nyine kabisa twazahura tugaciringa nta birenze sister ndetse nakubwira cyo banyita Michelle wewe kwitana njye wanyita Lydia kwita Lydia ya kendo mfite n'izina ryiza kabisa kije cyane nagira ngo mubwire kugira ngo usabe ndagukunda urankunda ndagukunda kuva ryari se cyo bimbaza ngo kuva ryari kuko ngiyewe maze iminsi ntekereza umukobwa mwiza nkawe mu buzima bwanjye naramubuze basi nyemerera uraba uwanjye basi ngenda gusaba ndabo wawe ya sinagusubiza ngo iki uri umukipe mwiza urakeye uretse ko ntago nahita mbikubwira ariko nzakubwira okay uzambira ndashaka basi niyo waba unambeke byonyine kubwiza bwawe ufite bwonyine birabaye basi njyewe kamubwiza ukuri wa mukobwa njemeruka gutembera ejo bundi mu mujyi imihanda ndayizi ariko nta mukobwa mwiza nigeze muza nawe basi huza nanjye niyo waba umbese ngende n'umukire nanagura kandi oya ntabwo nakubeshya urankunda ya okay ushaka ko nkugurira gake yafite amafaranga ungurira gake ngende ndashaka kugurira nk'umuntu w'umukire ushaka nta kibazo okay wakugurira si basi wakugurira njyewe duraye nayo mafaranga nayisigara ijana uraryemera yandi uze kurya shikarete mu kanya n'utaha urakaze bishimye ndishimye tumeze neza ndishimye ngaho shimye abatike amafaranga rwose amakuru meze neza ndagitaye nari ngiye kugura akantu ni umukecuru warunumye akantu nari nkataye kanari mwana igihe mu kazi ndagenda kuvugisha mu kanya gatoya amakuru ni meza turaho umeze ute se ko mbona uturuka hano ruguru gutya mbona ukabura ujya hejuru nari nganye hano hepfo gatoya hari akantu nari ngiye kureba hari n'umukecuru warunumye akantu ahubwo nari nitaye twaganiriye ngiye kukubwira kandi duhuye njye banyita akabosi we bakwitana njye nitwa Lydia murakoze cyane merci umugabo byiza guhura nawe kabisa wasanga hari utuntu Imana ijya yikora wasanga ari ukuntu Imana igenda ikabatereka mu bure ntabwo waje twatuganiraho gatoya rwose ukuntu Imana ijya ibigenda ugasanga nk'iyihurije nk'abantu nanjye ubwo ntakurya bigaragara ni byiza twishimiye ko wamenya none dore umuntu nawe akora kwihuta cyane tuganira hano okay rero
ufite imyaka 30. Ufite imyaka ingahe? Narigeze imyaka 18. Leta yebwe ivuga ati munsi y'imyaka 18 byagorana ko umuntu yagira icyo bakora. Hagati aho ngaho abakunzi mu buhe buryo twikundanira nyine tu urabona umukobwa urakuze imyaka 20 ahenda umusore ndakuze mu myaka 30 mfite inzu mfite na moto imirima n'amasambu n'uvuga ngo wahinga tukabaho tugafatanya ubuzima bugakomeza nyine tukabana nyine tu nyine cyo ndi kukubwira wanyemerera njye nawe twikundanira nyine tu birashoboka ko umuntu ahura n'umuntu rimwe bakahita bakundana okay sorry guys ako sinzi dutangira nakubwiye nti byashoboka ko ari nk'Imana yindi twihurije saba kuba ndi ingaragu nkahura n'umukobwa mwiza nkawe sinzi yuko turamutse dukundanye ntakitwadukoze ugusiga urukundo rwawe rugamije iki nje ntabwo ndi kubyumva neza nyine nawe urabona kamemo niba ntangiye kukubwira yuko mfite inzu nujuje inzu ntabwo ariyo ngendera icyo ngamije kukubwira cy'urwo rukundo uvuga ngo ntabwo ari gukundana by'abana bangaha batoye usanga barakundanye birangiye jeste nagira ngo nyine bisabe urukundo dukundanye nimba noneho urimo uwo nashyira mu rugo nzabe ntanagushaka nyine twibanire nyine tu nusanga ntari uwo gushyirwa mu rugo ubundi se wanshyira okay sorry wenda aho ngaho nganiriye nabi aho kamenya ikintu nshaka kumvisha ni uko do cyacu ni gutanga nakubwiraga nti kamenya urukundo rwanjye nicyo rugamije nyine ndashaka I want someone who can just fall in love can make a great relationship bamara kugira relationship ikomeye nkaba namushyira mu rugo nyine akamvira mu abantu nakubwiye ko ndi ingaragu kumbwira kuri nakubwira ati nagushimye wa mukobwa we uri mwiza nta kibazo nawe urambwira ati wa mutipe we nawe ndabona nta gibi ryawe wayitanyemerera hanyuma njye nawe tugakundana igihe cyagera tugashyira tugashaka cyangwa ni bimwe bya bwa busore njya mbona mu muhanda ntazi ukuntu bateye nta nubwo uri kureba ko nambaye nk'abarokore njye ntabwo mfatirwaho wambaye nk'abarokore tu ku ruhande rwawe rw'abakobwa nanjye ko nambaye nk'abarokore ku ruhande rwawe rw'umusore you see the man I'm so beautiful man urabona ukuntu nambaye ndi kubona ufite utugambo twinshi ni ukubera iki igihe ntabwo ndi kubyumva neza igihe wahereye uvuga ubaje amagambo bavuze baransubiramo okay narashe ku ntego ndakubwira ati I wanna fall in love with you ndashaka ko dukundana nyine twakundana just twazaba twakubaka kambira umudamu akubira umugabo ese ari cyo urwaye basubona ndi mubi ngiye ko nagushimye kuri ngiza ntabwo uri mubi okay I'm sorry ibyo nakubwiye byose biriya no kugerageza amarangamutima yawe I'm sorry thank you okay ibango ngo nzagushaka tubigane gahunda zo tubyuzuze sibyo ukoze kunyemerera urukundo thank you yari mwiza umuntu yahuza nawe akamushaka nari inka zanjye bisi bite amakuru umeze ute cyane ayimeze jeshi kabisa karabaye ni ukuri kw'Imana nabwirukaga kera nyuma y'umwaka ibi imihanda iba yaranze bya hatari wumvuye n'i Kigali ku kazi mana ariko banyirukanye aha naheze natashye wabaye iki Kigali nagiye i Kigali niko bisi
ubu ntabwo uri kundeba se byaranze. Ni wowe se ubaye igisore n'ukuri kw'Imana. Bisheri we iminsi myinshi n'ukuri kw'Imana. Iminsi myinshi kabisa gusa nyine Kigali irananiye mani. Wese amigo twataranye kumenya ko kwera nagukokoye n'ubwo barankokoye dore ubu ngubu surareba no kuvuga ngo gusubiraho byo sinanabipanga ngo ngenda no gushaka. Ubuse ntuvuye ufite umugore ra? Ntabwo ufite umugore. Ntabwo umugore ndamushaka ariko ndi rero bayi reka njye mu kazi kandi murakaje kubipanga. Hari umwana muri iyi minsi turi guciringa muri make. Hari umwana muri guhuza muri iyi minsi w'inzobe mwiza byahatse. Ni ukuri kw'Imana iminsi myinshi pe. Yes we aba rumeze neza cyane nimeze neza nuko duhuye ndimo mva ku gasantere byibuze duhurira ku gasantere makungurira gacupa ndagakwiriye kurabise twabanye nabi. Ntabwo twabanye nabi. Wese warashatse? Ntabwo ndashaka ariko ndabona uryoshye nk'umuntu uri kwitwaho n'umukobwa muri iyi minsi. Nuko baramara akazi mfite hano ruguru gasantere ko gasideri cafe. Nanjye mu rugo gutora akantu kugira ngo mpite nzamuka nsubire ku kazi. Ariko nyine hagati aho ngaho narubatse inzu ndayifite ewana. Mfite na moto ku muhanda. Cyakora n'umukobwa w'inzobe muri iyi minsi turimo duhuza. Byaranze kabisa gusa nyine nanjye umukobwa w'inzobe urabizi sinjya nawe na kera hari igihe nigeraga nyuzamo nka tereta ariko byo gutereta naravuze ati kamwe mbikize ku ruhande ahubwo nerete nyine amago irangira. Nanjye ndamufite w'inzobe mwiza mwiza byahatari. Umva ni mwiza mbese muri make. Nawe uratereta? Gutereta byonyine. Utangiye kuba umugabo n'ukuri kw'Imana wa gasore. Maze gukura. Ku myaka yanjye 30. Ubuso watereta sha warubatse? Nabuze aho ikibanza mani nzanamushyira kode kuko uriya mukobwa urebye ukuntu ari. Akwa mugari ndi kukuzana ibintu byinshi kandi n'umusaba usanga 95 kuri nabyo batwisi baba makode ibyo nta birenze. Kode nanjye nashakira kode ariko uriya mwana naciye. I Kigali se bakoraga ikimwe? Nyine Kigali buri urebye natundaga nyine ibintu bijyanye na puberi nzikura ahantu mu bipangu by'abakire ariko kazi naye narafashe zigeza ku muhanda nyine cya kimodoka kigacaho kibijyana. Wakoraga ibishingwe mu ngo z'abantu wowe ushyira ku mihanda abantu imodoka iza upakira imodoka ubundi bitwara. Duceri nyine nabonagamo nanyuzagamo nkanatama icyo cyana kugira ngo ndebe ko batazakinjyana. Ashabwo muri iyi minsi yuko bwo shaka abakobwa barabadutwara. Gusimba nkashidikanya ariko kuba bamuhaga amafaranga akaryo byatuma batamugutwara. Ariko nyine kamemu namahitamo yawe utagira ngo ndi kuganira nabi sibyo? Oya ndabizi ntabwo uri kuganira nabi ariko nanone uwo mukobwa erega buri umukobwa mukunda nta kimutamera gari rya gusama imboga mumenye. Yenda ko kazazi neza ko nagakoraga zineza ko ndi umukene ariko ko ndamugaragarije urukundo girute nkajyana namutamo ku bushobozi bwanjye. Baba we bisheri we burya niyo mibare yawe ngaho Kigali n'ukundere. Imibare yawe nukuvuga ngo dukundana ngo ngombe mutemo. Reka nkubwire rero urakanwa muhungu. Unakigira ukamenya cyane. Umukobwa kuba mukundana ntago bigaragarira mu ngano y'amafaranga umuheza. Wa mukobwa cyo ko uzashobora kwihanganira ubuzima ubayemo. We bubi be bwiza. Ubugira icyo muha ubutagira icyo muha. Buryo uwo mukobwa niwe mufite urukundo kuri wowe. Uwo mukobwa waguriraga se mumaranye igihe kingana ikidata? Tumaranye umwaka. Muranye umwaka mukundana? Mu bukene bwanjye abashije kunyihanganira nta muntu yacaga inyuma ntiyagira gute yambwiraga twahuzaga kuri phone akambwira akankunda. Mu bukene bwawe yagerageje kwihanganira? Kunyihanganira. Nawe wabona udufaranga ukatumwohereza? Basi wowe utumwohereza baramubwira ati guramo ihene byibuze ubuyoroye ku buryo ninza tuzakomeza ubuzima bukagenda cyangwa aramuherezaga ngo yarike gusa? Je namutagamo nkamubwira ati yenda nutwo tuvuta watugura ukisiga ukamera neza ukamenya ko basi nubwo uteretwa n'umukene ariko basi kukumenaho igishoro. Reka nkubwira rero wamuhungu nubwo ndusha igihagararo ntundusha ubwenge nkurikije ibyo rumvisha gusa ntumfate nabi nko gusuzugura. Ikosa ryitwa kohereza umukobwa amafaranga nepa cyakora si ukwivanga mu buzima bwanyu sinzi uko mubayeho ariko niba ugize udufaranga dukeya muhungu dore nanjye Siberi Cafe mfite aho ngaho utagira ngo ni ibintu byinshi dore abizi twavukiye mu buzima bugoye umuntu agenda higa kuri ibyo biyeda ashaka amafaranga kugira ngo arebe ko yakiyubaka. Nubwo nahagaritse Siberi Cafe aho ngaho yaturutse mu ko nagendaga mpiga udufaranga nyene nturunda hamwe nkagura agahene nkakaragiza hariya sinanyoye ko abakobwa bariho sibyo nyena nundarunda udufaranga kugira ngo ndebe ko ari cyo nazigezaho. Nawe rero nusubira mu mujyi wa Kigali cyangwa ukagira kandi kazi ubona ushake buryo ki ubanza kubaka ikofi kuko n'uwo mukobwa uvuga ngo uramuha amafaranga. Byisi ntawamenya mushiki wanjye ushobora kuyamuha nabwo bikarangira bitoye ubusa waranayamuhonze ugasanga undi mujama wakoreye ikofi wayujuje araje amutwaye. Hagati aho ngaho nyine
nari ndi kwihuta dore isaha ziramfashe ewana tuzongera duhuze sibyo tuzongera duhuze ntari Imana ikora iradutangaza na n'uwabimenye uko biri. Rida nshuti ariko sabe umeze ute? Meze neza. Aha niho usigaye uba? Aha niho nsigaye nta urabona hadakeye harasa neza. yego komana nase we ejo ko naguciye uri kumwe n'undi mutipe ni nkuru wamaye ngufite undi mutipe musigaye mukundana ibyo bintu nibyo cyawe yego zimwe neza kariya gatipe nyine nta mafaranga agira ndamukunda pe ariko nta mafaranga agira wabonye uriya musirimu turi kumwe yego komana nabonye uriya musore akeye mana ashaka kujyana mu mago mwumva reba reka mubwire sheri reba umuntu utaritaye kubura ubu bwateteri bwanjye ubundi abandi iyo dukundanye urambwira ngo mburemo ngo ibitambaro ngo nambare imyenda migufiya ariko mba ntabyo yitayeho naramugerageje ngerageza kugerageza amarangamutima ye mva mbona rwose agamije urukundo pe hanyuma se utaye urukundo rwawe ngo ukurikira amafaranga n'ibyo byose ngo byo afite amafaranga afite n'urukundo hanyuma se wowe undi wagukundaga we n'ibishoro byose wagushoragaho umaze ngo ubonye umusirimu uramwanze wakwiyumvisha ko yampaye 100 igiceri ubwo si igiceri cy'ijana ntiwakuramo kotegisi ntiwakuramo amavuta ntiwagira utesha nyine amavuta ajya yamada ajya yama ariko uriya nta kintu atapfa nose nshuti k'amafaranga ashira ariko urukundo ntirugere rushira wakihanganye kagumana n'uramutima undi ko ndikumva ntacyo atwaye kari bogare gokomana ako seridi kuki wahindutse kuri kuvuga uncishura nyagasani mana ndumiwe pe nyine nari maze gukingaho reka tube tumanukana urimo kuzimana none se we cyangye ndumva ko wakomezanya n'uramutima uzi ukuntu namukundaga yakugiraga inama akagutaho ibishoro byiwe none ngo uramwanze oya nta mafaranga gukoma mbabara ndakwinginze ndabisuramuti ukuntu mwabaga mukeye iyo mwabaga muri kumwe yagusohokanye hahandi none ukuntu mwabaga mukeye sha wambabure kare ko mutipe wundi ngiye niyo ubwiye ibyo bintu nzamurira isukari yego nabonye akeye ariko se none sha guca ntago bikuraho ibaze ukuntu utanankunda ibaze afite amafaranga arankunda ubwo se urukundo se bararurya sha urukundo iyo ruhari byose biraza ariko wajyumba bararije ko twari inshuti nkugira inama kanya umva ubundi kuki utakinyuma ngiye ndumva none aho bigeze uri kuvuga ubusa yashawe mbiri ibyo uzi ko uramutipa uzi kazaniyahura ku bwawe azagende ndidi wamba bari ukisubira ngiye rwose mana unambabarire ngiye ureke nanagusiga uzi ko umana nyagasani uzi ko numiwe sinanditswe abakobwa nkamwe mu kibondo nose ubundi uwo mutipe yagusezeranyije ibiki ko nura yagusezeranya gutuntu twiza akanagerageza kukwitaho uzi ko yambwiye ko tuzabana uzi amafaranga uzi ko yambwiye ko afite inzu n'imo na moto mu muhanda ubwo se uri afite sha nurazabigeraho mani sinagiye mu kazi Kigali se uzi ko yori bishingwa i Kigali ako wagiye ureka ibintu nk'ibyo uzi ko utanankunda sha wagiye umbabarira ngiye rwose numva ngiye kuhera n'izi saha tuzogeye kuvugana nanjye ubwo uranyanze noneho nanjye usigaye ukunda amafaranga kurusha abantu we niba utabasha kunyumva twari inshuti twariganye urumva ntuwumva ibyo ndi kukubwira ubwo urumva se uzi ko mbyemeye ko amafaranga ari ikintu kibi ngewe aho ugeze uri kuzamurira isukari naho ugeze ridi urambona nyagasani mbega mbuze icyo mvuga we ndumiwe mbyumva bari suzongeye no kumvugisha kubera iki kubera uriya musore ubonye ejo bundi ibintu biratangaje none se shuka nkubaza urumeze neza shameze neza cyane mba nanjye nyine naragiye i Kigali urabizi muri cya gihe twaherukanaga naje gufatisha akazi i Kigali nyine njyayo nakora akazi gusa nyine nari maze iminsi mvuyeyo ariko sinakubonaga rero waragiye nanjye mba ndi muri jubiro mba ndi mu masengesho nsenga none se shuka mubwira nje nyine yenda i Kigali ubuzima bwarantunze bya hatari ndeba kujya nirwa nora birabera mbona ni hatari nyine bitamo kwigarukira cyane Mike Salam bro baby Mabwo sheri wawe uyu ni sheri wawe kuva ryari hashize igihe none se ujye wibuka ko nta mafaranga aburetse
muraziranye yo Uyu yari sheri wanjye nawe ni sheri wawe yari sheri wawe ni sheri wawe ni sheri wanjye yari we ntago kareka ngo ndi sheri wawe uretse gato yahagarara hamwe bayi bimbwire neza muraziranye njye manze munsobanurire mumbwire muraziranye uyu ni sheri wawe sorry mureka ngusobanurire gato uretse gato ariko gabanya amagambo uyu ni sheri wanjye umunsi twigeze guhura umbwira ngo ufite umubebe w'inzobe mukundana n'uyu wambwira uyu nakubwira sheri wa mwanya nagusobanurira iva ugabanya imikino ndi buguhe umwanya wawe uvuge ibyo ni ibintu nkozi uretse niba mbwiye mumaze igihe umwaka mukundana tumaze umwaka dukundana aka kanya uranyibagiwe wowe ntago ejo bundi twari turi kumwe turimo dupanga ngo dukore ubukwe umwanya se ngusobanurire ngasobanura vuga anshanjwa ngaho numva sheri ngareka ngusobanurire wagize wafite amafaranga ngo nyuma uzayamukura numara ko yamukura ngo nyuma uzangarukira aba aribwo dukundana nose wakunze amafaranga ntabwo wakunze umuntu awagiye witwa ko uba umukire utoragurisha ibinuza imyanda mu Kigali uyu ni umukire afite ibipangu afite na moto kuba afite ibipangu bivuze ko nanjye ejo natakora cyane ejo nkabigeraho nkanagira ibirenze y'ibyo ubigezwaho ni nose ubu kari akazi ko gutora puberi Kigali nkazishyira ku mihanda none niko nzakabona ngo muze muyikorere hano iwanjye mpamvu mutumye ngo muze muyikorere hano imbere y'iwanjye iyi nzu ni yawe iyi nzu ni yacu ni yacu ni yacu agakora samaye pa ni yacu uri seriye urambwiza ukuri uyu mukobwa yari sheri wanjye urumva ikintu yanyangiye nari we ngo nuko nakenye mukundana ngo nuko ntuzanga imbere oya mukobwa mukunda umva kambanze nkubwire oya twara nanjye nzabaho umva uyu mukobwa wa mukobwa ukuntu bari bamaje kubyakira untesheje umujinya twara nzabaho umujinya ntesheje umujinya umukobwa we untesheje umujinya mu rugo bari bamaje kwizera yuko wabonye umukazana untesheje umujinya umva mana we ese idumeje mana yanjye ridukurimo kurira byagenze shu byagenze ute sheri gutambwira byagenze ute sheri ni iki kurimo kurira reba amaso atukuye we sheri wambwiye byagenze ute mbwira ego komana bebe ni iki cyakubayeho mana yanjye inshuti yanjye ni iki byagenze ute mu rugo bagutwaye iki yesu we reba amaso yatukuye wabaye iki mbwira yesu we ntago yesu we niki cyakubayeho kintu reka tuzi umbwire mbega wowe ntago wakwiyumvisha ko babatipe bose bantu ntibishoboka bagukatiye bigenze ute ntibishoboka ibyo bintu se bibaho wari wabonye umutipe ufite amafaranga umbwira ko mubirimo neza nta kibazo kindi kibiri inyuma niki byagenze ute yansanganye na wa mukene ngerageza kumubwira bagusaka umva tuza nkubwize sinakubwiraga narakubwira amafaranga ariko nayo uzabura byose uzabura urukundo ubure n'amafaranga ese we niko wakambwiye nakuburira nagerageje kubwira wa mukene nagerageje kumusobanurira erega uriya umutipe yaragukundaga nubwo wamujijije ubukene ariko yari kuzakora cyane maze mukababakire mbega wowe none si ubu bose ko banyanze ndagira na wowe undi w'amafaranga yapanze n'uburyo ego komanda n'ibintu yakwizezaga none se ko yansanganye na wawe ngerageza umva nkubwire nyine umva tuzi ikindi umva inama uri tuza gusa nyine wumva pe biriya bintu wakoze ntabwo ari iki ukuramo isomo n'undi munsi ntukongere gukatira umuhungu ngo ni uko akennye ejo n'ejo bundi yaba umukire rega uretse urawe uzi yaratangiriye he n'imihangane biriya bibaho gusa nizere ko ukuyemo isomo ntugakundire umuntu ngo ni uko afite amafaranga erega nabo aratwita abakeneye ejo n'ejo bundi bakira
ubuzima bukagenda neza. Nizere ko ukuyemo isomo. Sinakugiraga inama. wasoje kuvuga Nasoje gusa nyine nizere ubwo ko suri wize. kunyina kumubyi Nizere ko wize nshuti. Ndagukunderega niyo mpamvu nakugiraga inama nuko utanyumva. ngereka nguhe komisiyo Yego. ngiye kubahereza neza wa mukiri ufite amafaranga Yewe oya wapi. Nkunda umuntu umukunze uko ari simukundira ibyo afite. ntago ngiye Reka na n'ubu utarahinduka. ceceka mbanze mubwire ibyo ushaka kuvuga umuhereze ngiye kuguha nimero ze umuhamagare reka nkubwire urumva muhereze nimero ze ugende umwumvishe buryo ki ngiye ntigeze nkunda uriya mukene sibyo hanyuma nyine wenda yangarukira ubwo se we wishimiye ko mbaho ndi simba ibazwe nawe Hanyuma inama nakugirana n'ubu nurayumva. siwambwiye ko nkunda Na n'ubu ugira inama utarayumva. sibyo Ndakwinginze reka amafaranga ukunda umuntu uko ari. ngiye kuri ubu na wa mukene namwemera Mbuze icyo nkubwira pe. Gusa nyine uzajya ufata umwanzuro. sawa nta kibazo wakwigendera ukansiga mu gahinda Sawa nyine ihangane. sawa Gusa nyine wagenda. uzajya ukunda umuntu uko ari sibyo? Sawa nyine. Okay, wagenda nta kibazo Gusa wihangane.